B Studio Production. B Studio Production. Turatangiye. Aka ni agakoresho ka B Studio ku bufatanye na Daguret Entertainment. Bwira mugenzi wawe nababwire mugenzi wawe ko Daguret atangiye gusobanura. Nkomeza kubutsa ko website yitwa gasobanuyetimes.com. Ujya kuri Google Chrome yawe ukandikamo eshatu akadomo agasobanuyetimes.com. Ciye mu ivumbi ndetse no mu muraba ahatiriza inzira yanjye umuyaga uhuha iyi sirega nta kitanzaniye ca mu muriro nkurikirana ntago haba ibisamagwa bibiri mu musozi umwe ntago muri groupe imwe habamo abantu babiri bambara imituku ntibishoboka uje yamutabaye sasa bivuze ngo kaze mu wundi mubiri wundi muntu royo y'uyu mubiri ntayihari kaje muri roho basi roho yakagor ryaje mu mubiri w'uyu muntu bivuze ngo ni double genga we hari undi muntu kwisi yacu y'uyu munsi uhari amezi make yashize hari ibihuha byakwirakwiye mu isi y'imirwani martial arts kwari urufunguzo rwo gufungura ubutunzi kandi rwitsimbye muri Yuchimano iwanyu Yostifari teka ihora ishaka ubutunzi mapu z'ahantu hari ubutunzi ibintu nk'ibyo ngibyo rero baragutwaye kugira ngo bazakugurane muri urwo rufunguzo Young Master Lin isi yuzuye ubutunzi yuzuye intwari harimo ibintu byinshi cyane by'ingenzi bitandukanye n'isi yanjye yo mu myaka y'ahazaza y'ibibazo gusa ndebera agakobwa ako iyi si wayitemberamo mfite inkota yanjye nirira sho apana kugira ngo ngende rwose ujye kuba mu isi y'amasasu n'amamodoka wakwera mu isi uri mu maraso ni nka blood transfusion bakamuha amaraso meza hakavamo amaraso mabi mu yandi magambo ni ugutanga ubuzima bumwe kugira ngo utabare ubundi uyu ko arimo arakora processes niko arimo aribuka ibi bintu n'ubwa kabiri byibutse hari umumama uhari nawe ndetse nakifuje ko atanabimenya ahubwo kobwa ara ati nakifuje ko atanabimenya ko ndi kumutabara bimeze bike episode ya mbere ndakeka rukigenze tubonane muri episode ya kabiri Love and Sword Daguret mbibutsa ko ni ku gasobanuyetimes.com aka ni agakoresho ka B Studio 我心一阵梦一阵江湖战转移着情深与心伤哎呀如此的美满路漫漫人生只一场刀剑乱人是乱情丝乱哪一能为我